murebe uyu munsi ndashaka uyu munsi vie rwose umbabarire uyu munsi ureba ahantu urara ariko ubwo nta soni vie umva iyo urebye ukabona ukuntu usa ukareba igihagararo cyawe ukareba indeshyo yawe ubu ko kubona uri umuntu ukwiriye kwirirwa nk'inzoga utsinda umva nkubwira akantu kamwe ngiye yumva icyo nagira mu nkwisabi uyu munsi uruva ushaka ahantu nukurira watinda mu kabari wareba aho ugangika uyu munsi ufite icyana kiri buze kundeba koja wowe ntago birashyira ubwenge kujye nakubwiye ngo wowe nuramuka utashye ndashaka kubona wiyogoshesheje urayumva we ariko se vie ko mbona utangiye umbwira nabi ubundi nge nagukoze iki none ubwire benshi kuko ujije igihagararo gusa washoraze ubundi intebe ko numva iri kuzenguruka intebe wayigize aho neza utagwa papa dore waba umaze gusinda ukaza unatsinda gasira bariki yego bakuzi ba 001 TV show Rwanda nongeye kubasuhuza uyu munsi nagira ngo kwakire umutumirwa turaza kuganira nawe ni umuntu ukomeye cyane hano muri uru Rwanda ni umuntu ukora ibintu byinshi ibikorwa byinshi ariko ntabwo n'ingenza kumuvuga araza kutwibwira ubwo bundi dukomeze dukurikirana ikiganiro ukanda hahandi hejuru kuri subscribe like and share kugira ngo tukomeze kutubane dutekanye ubwo rero ntatinzi reka niyakirire umupapa ngo bimeze bite ni sawa cyane umeze neza so mbere na mbere nyemera mbanza nkosora aka kantu naam hari akantu uvuze ngo ni umuntu ukomeye cyane ntago nkomeye cyane hagiye rero buriya urakomeye ngiye nkubonamo umuntu ukomeye yego ariko buriya ugereranyije ukuntu umuntu yagakomeye burya ngo wibwira ko hari aho ageze ugereranyije n'aho yakakwiye kugera urebye usanga wapi rero ndacyari oya buriya kenshi nkeka ko urakoze kunyakira amazina yanjye ndimutinze ku karago wavuganye n'Imana bizasohora mwene nzahorana nayo aratabawe ndi mwene nyiranzamurambaho na sinzamuvaho nabari uwo mwami sambye nivuge se ongera usubiremo ariko ongera usubiriremo njye ntangiye kuryoherwa ongera usubiremo gato ndimutinze ku karago wavuganye n'Imana bizasohora mwene nzahorana nayo aratabawe ndi mwene nyiranzamurambaho na sinzamuvaho ndabari uwo mwami ni Imana yonyine goma komera cyane ngo so ntakwanga kwita nabi ariko mumbwi so yakwita nabi gute so kwita neza so aragukunda iso ntakwanga kwita neza yego reka tujyanishe mu gihe tugezemo kera ubundi bavuga ko iso yakwanga kwita nabi ariko ubu noneho ukwanza kwita neza iso ntakwanga kwita neza niyo mpamvu nasanze yaranyise Deni banyangira iki Deni niyo bakwangira iki Deni kumbona uri umugabo mwiza rwose ufite ibintu byose ko mbona ubundi bakwangira iki so rero buriya impamvu iyo umuntu akoze imashini cyangwa se ikintu runaka hari ikintu bita kataloge kataloge rero nivuga imikorere cyangwa se imikoreshereze y'icyo kintu ukoze buriya Imana sinjya mvuga ngo ni umukozi ni umuremyi ahubwo w'umuhanga ni umuhanzi cyangwa se ni umuhanga hari kataloge yaremeye umuntu bitewe n'imyemerere ya buri muntu hari kataloge njyewe yanjye iri muri Bibiliya urakoze cyane igice cya 15 muri ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 18 ukagenda ukagera 23 aravuga ngo
ngo kuko babanje kunyanga niyo mpamvu namwe babanga ariko kuko nabatoranyije mu bisi niyo mpamvu abisi babanga sibyo ariko iyo muza kuba abisi baba babakunze ariko rero ngewe ndashima Imana yuko ntago banyanga abantu yampaye urukundo buriya reka dukureho ngo bakwangira iki ahubwo bagukundira iki buriya rero tudatinze cyane nagira ngo aka kanya Deni twamaze kumwumva ariko ndashaka kumenya neza Deni ni muntu ki Deni akora iki Deni abaho mu buzima bumeze gute mbega icyo nicyo nashakaga kugira ngo abantu badukurikiye babashe kumenya Deni ninde ubwo ninshaka reka nkamene urumva ntago nareka kukamena ninde muri industry ya cinema mu Rwanda Deni ni umupapa w'abana 4 n'umudamu byiza cyane kabisa ngewe mu bijyanye na sinema ni ikintu nakuze nkunda kuva mu buzima bwanjye bw'ubwana niga primaire ndabyibuka nize hano kuri primaire Nyanza ku Adventiste Nyanza ya Butare ndumva ari Maranatha hafa Maranatha hari umanuka hasi kugira ngo uzamuke ujya Nyanza mu nari umwana wigaga mu wa 2 mu gutyo najyaga ntegura ugasanga turategura icyo bita religion nani kujya kuvuga ubutumwa nyine tumwana bundi nkategura udukinamico tugakina ndabikurana rero nkomeza no mu nsengero gutyo noneho ngeraho mbikunda mbona uburyo mbona inzira nyinjiza muri sinema nyarwanda none ubu aka kanya tugezemo aka kanya rero ngewe ndi umwanditsi yego ndi umukinnyi filime haba n'umudirector ndashima Imana yuko buriya kugira ngo ibi bintu bya sinema bikore bisaba kuba bikunze kugira ngo ubashe kubifatanya n'akazi ka buri munsi yego yenda amahirwe nagize nuko nikorera ariko mbasha guprograma akazi kanjye na sinema ibyo byose nkabasha kubikora none ubaka kanya tuvugana navuga ngo nk'umuntu w'umu acteur akaba umu scriptwriter akaba umu director nkeka ko hari ibintu byinshi wakoze cyangwa se umaze gukora cyangwa se uri gukora muri aka kanya muri iki gihe nkaba navuga ngo udusangize bimwe mu bikorwa byawe waba warakoze ubwo uraza kuduha wenda ishusho yabyo igaragara ku buryo buri wese n'uwaba atabikunda abikunde cyangwa se n'uwaba atabiza abimenye kuko nkeka ko sinema ni ikintu cyiza cyane nanjye kera bajyaga numva babivuga gutyo nyine nanjye nkakomeza mbyumva ntuzanye mu busobanuro buto navuga ngo ubundi numvaga bavuga ko sinema ari ibere rito ariko buri wese yonkaho akaba yahaga nawe ndagira ngo utubwire muri aka kanya wowe ugezehe wonka cyangwa se ni mbega urwego ugezeho muri aka kanya muri sinema y'u Rwanda sinavuga ko hari aho ngeze nayo mpamvu kare nigeze kukubwira ngo sindakomera ugereranyije sino mu Rwanda gusa ni muri Afrika sinema nyarwanda ko turayikunda kandi turacyakeneye imbaraga turacyakeneye abashoramari baze dukora amaproje afatika kuko buri ikintu cya mbere uwo ni uyu munsi cyangwa ibyo nkora uyu munsi habonetse ubushobozi twakora ibirenzeho ariko kubera ubushobozi bugihari abantu bari gutinya gushora muri sinema turi gukora nyine ibijyanye na capital yacu ariko kubera ngezeho sinavuga ngo ndacyakambakamba cyane biragaragara ko ntangiye kwigenza ntangiye kugenda nigenzamo gakeya yego sindabasha kwirukanka ngo mbashe kugira ariko ntangiye kwiga kwigenza none rero aho ngaho nagira ngo ube wadusangiza ubwo tubwira uti ngiye maze aho ngeze ubu maze kwandika wenda filimi zinizi ese hari izaba zimaze kugera ku isoko zamaze gukorwa cyangwa se zose ziracyari mu bitabo
iziri mu bitabo ni nyinshi ndazifite ariko nizo ndi gukora ni nyinshi. nk'ubu ngubu ndi gukora iyitwa Inzira Mbi, murayisanga kuri Mugabo TV. ni filime irimo abasitari benshi, so irimo Basharifu n'abandi na ba Nyirankutsi n'abandi. ni filime nziza cyane. ni filime iba irimo umuntu aba ari umusore uba waraje mu rugo. Sharifu aba ari umugore n'umugabo. Sharifu aba afite umugore, ariko umugore we ntago aba amukunda, aba afite ihabara ry'umusore ryaje kuba mu rugo iwe amubeshya ko ari musaza we. hanyuma Sharifu akajya yigendera mu byo yitwa Ngoga, akajya yigendera muri gahunda ze, agataha umugore akirwaza, kumbi gahunda z'urugo zakemutse ntagire ikintu abona. So hari n'iyitwa Ingaruka z'Urukundo, ni filime nayo nziza cyane. nayo wamaze gukora biri hanze? nayo iri hanze, iri kuri Nduwambere TV show. iyo nayo ni filime nziza cyane abantu bari gukunda. urumva ko Deni ni umuntu navuga ngo muri sinema umaze kugira itafari ashyiraho, kuko iyo umaze wenda gukora kwandika filime wenda imwe cyangwa se zibe ebyiri, iyo ariyo yose wakwandika ukabasha kuyikora ikajya hanze, nkeka ko hari ikintu kinini uba wakoze muri uru ruganda. nkaba nagira ngo rero nkubaze, wowe iyo ubona muri uru ruganda rwa sinema aka kanya, mbega ni ikihe cyizere ushobora kuruha ku buryo uvuga ngo umuntu wese waba ari kuyikora cyangwa se waba yifuza kuyikora hari aho yamuvana n'aho yamujyana? sinema nyarwanda umuntu wifuza kuyikora ni karibu. ni ukuvuga ngo ibi bintu hari abantu benshi bitunze, kuko ntago gukina sinema cyangwa kuyandika cyangwa kuyidirectinga ni akazi nk'akandi kose, kandi ni ibintu bishobora kugera aho bigukura bikagera n'aho bikugeza. icya mbere ushobora gutunga uri umusore byakugeza kubasha gushinga urugo cyangwa se ugakora n'izindi business, byaguha igishoro, cyane cyane urubyiruko ndetse n'abantu bakuze barakenewe muri sinema nyarwanda. rero niyo mpamvu sinema nyarwanda ni akazi nk'akandi kose, kuko ngewe mu kubyinjiramo nari umukristo n'ubundi umukristo. bivuga ngo ntaho sinema ibangamira imyemerere yanjye, nta kintu ngewe byabanjije nyine kungora, ndavuga se buriya ko mbikunda nzajya gute. ngerageza kuganira n'abashumba banjye, baramwe bati nta kibazo, kuko imico yanjye irazwi, nta kibazo, sibyo turakunda. ngerageza gukora akazi kanjye neza, ako mu rusengero nkamenya uko ngapanga neza, ivugabutumwa ryanjye nkamenya uko ndipanga neza, n'ivugabutumwa, kuko sinema ni ivugabutumwa. sinema ni ivugabutumwa rinyuze mu yindi nzira kandi ryiza, cyangwa se rishobora, niba ngewe mfite umudamu nkarara mukubita, nkarara tukara n'abana, umuryango wanyu nkawufata nabi, ukabaho nabi mu buzima bubi, ejo urugo rwanjye rugasenyuka, abana banjye bakicwa n'inzara, bakaba mayibobo ku muhanda, bakaba marine. iyo umuntu ari kuyireba bituma nawe uvuga utari kuziko ntangiriye ahangaha, uriya mugabo Deni yatangiye ari agenda gake gake muri izi nzira, kandi ndabona nanjye ari zo ndimo, urabizi ngiye guhindura nkatanga, bigatuma wa muntu areka za nzira yararimo akagaruka mu nzira gatoya ntaguciye mu ijambo. Ngiye urimo uravuga kuri iyo filime nkumvira ryoje, nagira ngo muri make use nkunkinira akantu gato muri sene zigize so ibi niyo Ingaruka z'Urukundo. mba narabaswe n'ibiyobyabwenge, bafite umugore n'abana, none umugore n'abana mba ngewe ndi umusinzi bibera aho ngo bakaziza. Ntabwo nshaka kumva uri waho ngaho, ndashaka unkinire kamwe, ntabwo nshaka umbwire ino, ndashaka ukankinire nkuko waragakinnye. Sinshaka ngo umbwire ngo ni umuntu runaka, ahubwo ndashaka ubikore uba wa muntu muri ubwo buryo. So ndagerageza urantumwe, ariko ndagerageza ngewe nta ntuzi. Ubundi mwatera hora ari pre ariko wowe ntago birashira ubwenge kujye, nakubwiye ngo wowe nuramuka utashye
ndashaka kubone wiyogoshesheje urayumva we ariko se vie ko mbona utangiye umbwira nabi ubundi nge nagukoze iki none ubwire benshi kuko ujije igihagararo gusa washoraze subundi irebe ko numva iri kuzenguruka irebe wayigize ukwicara neza utagwa papa dore wamaze gusinda ukaza unatsinda gasira bari kandi nge ngewe nasize iki wakiwe kandi nge vie nge nukomeza kuzajya unzana ibyo bintu byawe wizanijwe nge vie kandi nge nzakwiyereka utagira ngo nge ndacyari wawe muri buriya bukobwa ndabihaza usohokera mu rugo ugenda aho se papa ubundi kumbwira ngo kwiruka muri ba bukobwa ngewe ubundi narakubwiye iyo uze udusagira nge nta kintu uba wifuza koko nifuza ibiki ko kubwira ngo uze dusagire menya ahantu ntabwo nakubwiye ngo uze kugira umuntu w'umugabo nawe ujye unywa agacupa ntabwo warariye nukuri papa ibyo ni ibiki uba wirirwa wambaye wowe nukuri inzoga mba numva ngewe rwose tudahuza niyo mpamvu ngiye kugira ngo njye mu kabari njya kwisura uriya mwana duturanye niwe unganiriza nkumva biraryoshye ariko ngewe inzoga rwose ngewe zarambihiye so murakoze cyane rero gusa urakoze cyane uri umuntu w'umuhanga cyane bigaragara ko ibintu urimo nakubwira ngo courage biragaragara ko rwose uri mu murongo zijyanye na ntuza ngewe nta ntuza ntajya nkina cyangwa se nta role ntakina seni iyo ariyo yose wamubundi ngenda umunyamwuga uri umunyamwuga iyo uri umunyamwuga rero okay ntago uvuga ngo ndareba kuri ibi ndareba kuri ibi okay urakoze cyane Denis barizwa muri cinema kandi numva ko uyifitemo impande zose urayifashe nagira ngo hari amakuru amaze iminsi ahwihwiswa muri iyi cinema y'u Rwanda ijyanye n'amarozi ari kuvugwamo icyo kintu hari ikintu waba ukiziho ngo dusangize ubuzima iyo muri ubwo buryo numva ko abantu benshi uba wumva abantu bazirimo bazikora ugasanga mwamubaza wenda ibijyanye n'uburyo iterambere ry'akarika kuvuga ati sha biragenda ariko harimo imbogamizi zinizi amarozi arimo aravuza ubuhuha so erega ntagihe abanzi batabayeho nta n'igihe abarozi batabaho ariko ubwo burozi muri nuza zose oya ntago nge mbizi pe buriya nahamye ikintu nzi ariko ikintu ntazi ntago nagihamye gusa icyo nemera cyo buri muntu wese akwiye kugira uko agenda ukamenya ko witwara kandi umurozi ngewe buriya ishyari uyu munsi wa none ishyari ni ryo rigeze ahantu habi yego sibyo ishyari n'urwango ni ikibazo bivuge ngo ndetse hari igihe bishobora kuba n'inda nini byose birashoboka yego ubwo ruvuga ngo ubu aka kanya ikintu cyitwa ishyari nicyo kintu kiri gufata umwanya munini muri sinema kuko sinavuga ngo ni umwanya munini ariko ngewe navuga ngo buriya ishyari cyane niryo riba riyoboye ibyo byose kubera ko ngenda kugira ishyari kubera ko uzamutse twakinanaga hano urazamutse nkatangira kuguhiga yego aho kugira ngo nishimire ko uzamutse hari esikariye ugezeho ngiye kiri hasi ngo uhereze ukuboko umfate ukuboko unzamure nanjye impamvu nuko hari abantu benshi najyaga mbona muri sinema kandi ubona ko babishoboye barimo neza ariko bakakanya nkaba ntakibabona muri sinema ubwo nkaba niyo mpamvu nari ngo se byabana bari yo mpamvu baba barayiretse kubera bende byo gutinya amarozi yavugwamo ese koko niki ubwo nagira ngo uduha makuru koko ariko nimba nk'umuntu yirimo ubona ko icyo kintu kidahari so sinavuga ngo kirahari cyangwa sinahakana ko kidahari ntago nta makuru ahagije mfite nge mvuga ikintu ariko urabyumva nawe ibyo ngibyo nyine turabyumva ariko mu mafilime dukina nk'iriya filime ndi gukina nagitinzeho kara gatoya aba ari umuntu w'umudamu ushaka kunyigarura akaba ari kunoga ngo mbe gutyo nta n'umuryango ngira ngo muri turi kuzibona nyinshi cyane sibyo harimo amarozi menshi mu mafilime nyengo arimo arakinwa mu cyeze niba ariyo mpamvu abantu babikura muri acting cyangwa se muri story za mu mafilime bakabizana wenda muri sinema nyarwanda bisanzwe bakavuga bati buriya bwo bari gukina nyinshi kuko abantu benshi barimo barazikina hari nk'iyo ndi gukina yitwa Agahinda Kanjye nayo nyikinamo harimo ba Fabiola aba ari umugabo aba ari umugore wanjye ariko se gato utaragenda
ko numva filime zose uri kubarizwamo ko ari filime zijyanye n'ibintu bitari byiza bigaragara ko wenda navuga ngo inyuma hari cyaba cyihishe inyuma y'ibyo uri mu nzira mbi uri mu gahinda kanje uri muri arya ndindi wambwiraga niyi ingaruka z'urukundo mbega ibyo bintu inzira mbi nanjye icyo nibaza kubera iki wibanze kujya muri filime navuga ngo zifite ubutumwa bugaragaza nk'umuntu navuga ngo ibintu bitarigenda neza ko impamvu tujya muri filime z'ubutumwa by'ibintu bitagenda neza ni ukugira ngo duhindure ibintu bigende neza sibyo kuko niyo nakubwiye ko ni message dutanga mu bantu mu buryo bw'amashusho sibyo ni message twigisha abantu ikindi buriya nyewe nanone ndi umwarimu mu bijyanye ndigisha ngewe ibintu ndatoza ku bintu bijyanye na sinema ndatoza mfite groupe ninoza nanjye mfite iyo natorejwemo mfite abantoje nanjye rero ibyo nahawe mbiha abandi sibyo yaba ari ubyuko aba ari abantu bakuru so rero iyo ni message tuba dutanga sizo zonyine ni nyinshi uzajya kuri kanari kuri zacu ziriya za Shwadiru season 3 nayo nabashe kuyikoramo so ariko icyo tuba dukeneye no guhindura byandi bibi nyine byiza okay Deni rero nk'umuntu navuga ngo umupapa wubatse ndashaka kugira ngo ugerageze utubwire hari abantu bari muri sinema nyarwanda kandi ntugasanga ibikorwa byabo hari byo njya mbona ugasanga wenda abantu baje muri sinema nk'abakobwa benshi akumva baravugwaho yuko iyo bageze muri sinema kugira ngo babemerere gukina babanza kubasaba yuko baryamana nabo icyo kintu cyo kirahari so ibyo bintu abantu benshi babyishyiramo mbonereho no kugira inama so uranyihanganira ka gripe babibonye nta kibazo rega ubu ni ubuzima busanzwe zagakuramo so rero ku kibazo mbajije abakobwa mbone no kugira inama abakobwa cyangwa abamama bifuza kuza muri sinema ntihazagire umudirector cyangwa undi muntu wese ushaka kugutesha agaciro kawe ngo aguprofite kugira ngo uze muri sinema wowe icyuri cyo ntago uzakigirwa nuko twaryamanye none se wenda utararengaho ko nanone usanga yaje ntango ntiyemere gukora ibyo bintu usanga kugira ngo azabone role yamuzamura biba bigoranye usanga kugira ngo bazamujyane kuri set biba bigoranye ntago mbyemera ngewe uzima munabyemera icyuri cyo nicyo kikugira uriwe ni ukugira icyo ushaka kuba cyo sibyo ni ukuvuga ngo rero casting nge niba unkastinze ukankastinga ukabona mbereye iyo scene urantwara ntago uzanwa rero reka nkubwira aho ngaho nta nubwo biri muri sinema gusa no mu iyo ni ruswa y'igitsina kandi mbonera kubikubwira muntu nkurikiye n'umuntu uzayigusaba ufite uburenganzira bwo kujya kuri RIB ukamutanga rero ntago biri muri sinema gusa no mu kazi mu business atandukanye hari ababikora ariko iyo ni imico y'abantu hari nabandi rero noneho hari wenda uryo nk'abakobwa baba baza ari amakuru mfata baza n'ubundi nabo usanga wenda nk'impano yabiri hasi cyane ugasanga wenda kugira ngo nawe ya mpano yizamuke kugira ngo director azamufate azamukastinga amufate akabanza ubwe kumwisabira kuba inshuti nawe wenda kugira ngo nicyo kintu bakigereho bagikore urumva ko abari nko kwishinganisha kugira ngo ati naho nzagwa uzanyegure kandi icyo kintu ugasanga ko hari abakobwa benshi nabo bakigira icyo kintu cyo ntago gihari cyangwa icyo kintu kirahari ku bantu abo ni abafite izo nzira zimwe nyine sinavuga ko izo nzira zombi zirahari yego izo nzira kuba zihari ari ebyiri wahitamo ariko se ari inzira yo kurinda kujya kurinda kuryamana n'umuntu ari n'inzira yo kugira ngo ukora ibyo wagakoze neza urumva inzira ari iyihe nyura mu nzira y'ukuri werekana icyo ushoboye ukora icyo ushoboye abantu bazagukundira icyo ushoboye ntabwo bazagukundira yuko
ako kantu rero ni hahandi ubona ngiye nshobora kuryamana nawe tayari nkakuzamura nkagutambutsa nyine nkamera nka wa muntu kera nibwo najyaga numva ngo umuntu yavaga mu wa mbere agahita ajya mu wa gatatu urumva ni nkuzamura hari ahantu uzagera wowe ntuharenga yego nutaharenga rero uzaba warite bizagusaba gusubira inyuma yego bivuge ngo wowe muri uru rugendo urimo icyo kintu ntago yawe kibazo ikintu nkora ndakureba nabona icyo ushoboye nkaba ariko niba mbona ushoboye iyo scene nkagukastingira iyo scene bitewe na story ibintu byo kuvuga ngo nzaryamana nawe so niba unkunda twakundana mu buzima busanzwe nawe wa apana niba uzi ko ngewe ntawe urabigerageza nta nuraza ngo mbone uwo mukobwa cyangwa uwo mugore ngo mbone arashaka iyo sex ntawe pe sibyo ariko nawe harabubona ukabona byabashoboka cyangwa se nta n'uwo ndayisaba wowe nayisabye dore ngiki turi mu kiganiro ajye hasi yandike commentaire rwose sibyo ntawe ndayisaba ntabwo uri mu bantu bamwe mu badirector baregwaho kuba yakwakira umukobwa kubera ko yabanje kumuha oya icyo kintu nge ndi umukristo sibyo ndi umukristo kuko ngewe aba mu rusengero numuvuga butumwa ndabyigisha ntago ro nzaza kuvuga ubutumwa hano ngo mwice uvuga ibyo udakora mvuga ibyo ndakora ngomba niyo mpamvu nyine nkina ibi tukashyiramo ibyiza kugira ngo duhindure ibibi n'ibyiza nk'abari badukurikiye yego two kubimaka ako kantu karenze nk'agakeregeshwa kugira ngo n'ubutaha nitugukenera abantu bazabe biteguye ko bagiye kubona ikintu mbega gifite uko bavuga ati wa muntu waduhaye bya bindi dusubire yaduhereze ku bijyanye na acting se acting yes so nta kibazo cyangwa se ngewe nanjye ngerageze umbwire ko nabishobora we nanzaza umperoreze nabibonye urabigerageza kandi nawe ndabizi yuko ufite oya ngenda jango nanjye nyine nanjye kumva kuko wavuze sinema numva nanjye ndayikunda oya uyirimo ndavuga ngo reka nanjye ngerageze nangumbwire nawe uyirimo bakuru uruganda buriya ubu twicaranye hano nawe tayarurimo kwiyunza ngo urashaka kuza ahubwo burimo nibyo rero nagira ngo nkwigane nabonye usa nk'ugirane hana hariya nagira ngo nkwigane umbwire ko nabishobora pe ndashaka nanjye kuza muri sinema sawa ngaho nta kibazo action murebe neza nimwe mutanga amanota abantu mudukurikiye murebe uyu munsi ndashaka uyu munsi rwose umbabarire uyu munsi ureba ahantu urara ariko ubwo nta soni iyo urebye ukabona ukuntu usa ukareba igihagararo cyawe ukareba indeshyo yawe ubu ko kubona uri umuntu ukwiriye kwirirwa nk'inzoga utsinda umva nkubwira akantu kamwe ngewe yumva icyo nagira ngo nkwisabe uyu munsi uruva ushaka ahantu nukuri watinda mu kabari wareba aho ugangika uyu munsi ufite icyana kiri buze kundeba kandi urabona ko ituba mu cyumba na saro icyana cy'inyoni icyana cy'inyoni oya ni icyana gifite nyashi urumva uyu munsi ndagira ngo rwumva ntabwo twaza kuganira wumva vie kandi nawe ndabizi ko ngewe ntabwo njya ngushije igihagararo nkubwire iyo umaze kureba ukabona ukuntu usa ibesatsi waziritse wagiye ukora ibintu ngewe rero urumva nagira ngo ubwire yuko ibyo bintu wabyumva nkubwire ngewe ntabwo urasanga ntakize kandi nuko bange vie ngenda bikwisabiye urumva ese wajya kwikodeshereza niba warakuze ako CV ubundi uragira ngo ngiye ndimo ndatestinga ko nakuze urimo uratestinga hanyuma uje gutestingira mu rugo iwanjye muri CV uko hari ahantu wanyubakiye sinajya gutestinga hubakira iki wajya kwiyubakira ngo bazamfatire mu gihuru vie ako vie nawe wagireka ibyo ngibyo ntondokere nurese ariko twabyumvikanye se urakoze uri umuhanga cyane ahubwo waratinze urakoze cyane nyamuneka abadiregita banditse mu mushake urabikora urandusha ni ukuri urakoze cyane ubwo rero tusoza karagaciyemo bakunzi ba 001 TV Show Rwanda
nagira ngo mbasabe kugira ngo rwose mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tubategurira byo kuzajya bibacika. Abatumirwa barahari, ngeka ko mwabonye Deni n'umusinemeka, ni umuntu ufite mbega imirimo ikomeye muri industry nyarwanda ya sinema. Hari abantu mwifuza kuba abatere n'abactrice, hari abantu mwifuza kuzamura impano zanyu, hari abantu mwifuza kuzamuka muri level murimo, ndagira ngo mwegere uyu mugabo Deni arabafasha. Ndagira ngo mwebwe mwese, ngira ngo wumvise ko we iwe nta ruswi ihaba. Impano yawe ni ikuzamura kandi yayibonye ntayirengagiza. Ngwino umwegere Deni. Ndagira ngo wenda mu buryo nko mu munota umwe utange wenda nk'uburyo bakubonamo, kuko ndakeka koko bakubonye hano kuri kamera ntago bazaza kureba, bazabaza kamera. Ndagira ngo nawe nimba hari uburyo bakubonamo ubabwire kugira ngo nabo babashe kuba hari mbega icyo wabafasha, kuko ndabizi neza ko iyi sinema abantu benshi barayikunda. So barayikunda, hari n'abajya baduhamagara nyine cyangwa ugasanga muri commentaire yanditse. So ngewe wenda natamuha nimero yanjye kunshaka. Hari nimero nkunda gukoresha cyane 0784 0784 54 54 ubwo ni 71. Ndumva nta muntu utayifata. Nkaba navuga ngo rero filime zawe urazikora, ariko ntabwo abakunzi bawe, ndakeka ko nubwo navuga ngo uracyari mu gitangira, ariko ibyo wakoze abakunzi bawe bakenera kubireba. Nagira ngo ubafashe ubarangira ahantu babisanga. So hari ni nyinshi cyane. Aba wenda ndavuga ntuza yawe wowe ukora, uvuga ngo icano yawe buri muntu yakwifuza produit yawe akayisanga. Cano yanjye rero nafite cano ntorezaho, kuko ubu narimbaye nabaye mpagaze kwa product ndimo ndategura indi projet ikomeye. Ndi guteganya muri uku kwa 8 hatageze igihenduka, Imana ishoboje nibwo nzongera gutangira, ariko yitwaga Kuri Twese Deni TV. Kuri Twese Deni TV niho nashyiraga nyine iby'imyitozo niho zaba mama. Ubwo wenda mu minsi bezo tuguhamagare uze udutangarizo tugezeho bimwe mu byo uzabugezeho muri ako kanya. Deni, reka tugushimire kandi tugusabe yuko n'ubutaha twazaguhamagara ukaza. Ngewe nta kibazo, ndi intore. Yego. Kandi intore ntiganya, intore igihe cyose ntiganya. Ndi intore si nintoragura amayugi. Isaha n'isaha mpora ndi ready. Urakoze cyane, reka tugushimire. Bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, rero nagira ngo tubashimire, tubifuriza kugira ibihe byiza abo mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba, umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda, abari i Burayi, Amerika, Asia, Australia. Turabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Mwari kumwe na Barafindura nk'ibisanzwe, tubifuriza ibihe byiza nakagaruka. Murakoze.